Yes, alright. Nongeye mbaye ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi, ubuzima n'abantu. Ese umuhinzi yafata imbuto akayijugunya kugira ngo ngere ayitere ibyarindi? Wenda ntabwo ari aho ushaka, ariko ibuka aho watangiriye. Uyu munsi turaza kuganira ku nsanganyamatsiko ishimishije ariko nanone ifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turaganira uko ubukene bugira ingaruka ku mibanire y'abantu. Ngo nta mukene ugira ijambo. Sinzi niba warabibonye, kubera ko niyo waba uri marayika ukennye, abantu bazakomeza gukomplaininga ku ijwi ry'amababa yawe. Bivuze iki? Burya ngo nubona umugabo asoma icupa riciramo ngo ridashira vuba, ujye umenya impamvu, niba kandi bitarakubaho bwari urwego utarageraho. Yewe, iyo utinya umurimo, umuntu uragutinyuka, wanga kwiruka ukabwira ubusa, kandi ngigoma ituje ntiburi tu. Yesu wabyumvise neza cyane. Sinzi niba ujya ubyumva, bisa n'ibisekeje ariko nibyo. Umukene yavuga cyane bamwita umunyamatiku, ariko umukiri yavuga cyane bamwita umujyanama. Turaza kuganira kuri iyi ngingo rero. Ubukene si ukubura amafaranga gusa, ni ikibazo kigira ingaruka ku mibanire, ku mutima ndetse no ku buzima bw'abantu. Iyo ubukene bwinjiye mu buzima, bushobora gusenya umubano, bugacamo ibice imiryango n'inshuti, cyane cyane iyo budaherewe ibisubizo cyangwa se iyo butabonewe ibisubizo. Ndakubwira ibintu byinshi, ni byinshi ariko turavugamo bike. Burya ikintu cya mbere, ubukene butuma abantu batizera. Iyo amafaranga abuze, abantu batangira gukekana, bakeka ko abandi babahisha ukuri cyangwa se babagirira nabi kubw'impamvu runaka. Hari inshuti ebyiri zahoze zegeranye zituranye zibana, ubukene buje umwe atangira kugendera kure undi, atinya no kumusaba ubufasha. Bumwe burasenyuka, si uko batari bakundanye, ahubwo kubera ubukene. Burya ngo inshuti nziza uyipimira ku bukene. Ubukene burya butera amakimbirane mu ngo. Amakimbirane menshi yo mu ngo aturuka ahanini kubura ibyangombwa by'ibanze no kutumvikana ku micungire y'amafaranga make ahari. Imiryango myinshi, intonganya nyinshi, amakimbirane usanga aturuka ku bukene, kubwo bw'ejo hazaza. Burya aho inzara iri, amahoro arahunga. Burya ubukene bugabanya icyubahiro n'agaciro k'umuntu. Abantu bakennye bakunze gusuzugurwa, abandi bakabafata nk'abatagira icyo bavuze, ndetse niba bafite ubwenge n'indangagaciro nziza, ariko kubera ubukene bwabo abantu baragusuzugura. Ibyo bigutera kwigunga no kwiheba. Ubukene ntibuvuga ubupfura. Ubukene bushobora gutuma habaho kwigunga ndetse n'agahinda gakabije. Ikintu gitera depression ziriya nzangano ubukene burimo. Iyo umuntu ahora ahangayitse, ejo nzabone, se ndakura, ushobora kwitandukanya n'abandi ugaceceka, ndetse ugasanga bamwe na bamwe bibateye agahinda gakabije. Hari umubyeyi w'umukene yatangiye kujya yirinda abantu kubera ipfunwe, inshuti zimushiraho, asigara wenyine, agahinda kaza no kumunangura. Burya ngo uwifunga umutima yifungira n'amarembo y'abantu. Guhera mu mutima rero, ubukene butuma hari abica amategeko y'indangagaciro, ugasanga umuntu agiye kwiba kubera ubukene. Hari aho ubukene butuma abantu bamwe bafata inzira mbi, ubujura, uburiganya, cyangwa se kugurisha icyubahiro cyabo bagira icyo baronka. Usanga umusore mwiza ufite indangagaciro nziza, ariko ubukene bukabije, kubura akazi bikagutera gukora ibintu utagakwiriye gukora, gutera gukora ibintu bitangaje, bigushyira mu bibazo bikomeye cyane. Burya ngo inzara ituma n'uwari inyangamugayo ahunga inzira yajyaga anyuramo. Ubukene bushobora kubyara ubumwe iyo bwitwawemo neza. Burya nubwo bugira ingaruka mbi, hari aho ubukene butuma abantu bafashanya, bakunga ubumwe, bagaharanira kwiteza imbere. Imiryango ikennye myinshi yo mu mudugudu umwe, hari ukuntu ishyize hamwe, mu byaro usanga bafite ngo uzadutabarane, imina n'ibindi. Usanga abantu bafashanya mu bukene bwabo buke, mu bushobozi bwabo buke, bagafashanya, bagakora amatsinda yo kwizigama n'ibindi. Ubumwe bwabo usanga bubavana mu bukene. Burya ngo bumwe buruta ubukene. Mw'abantu mwe rero, ubukene bugira ingaruka zikomeye ku mibanire yacu y'abantu. Twavuga byinshi, ariko ubuhanga si ukuvuga byinshi, ni ukuvuga iby'ingenzi. Ubukene ntibugomba kudusenya. Iyo dushyize imbere ubumwe, ubufatanye n'indangagaciro nziza, byose bishobora guhinduka isomo ryo gukorana ndetse no gukomera no kwiyubaka. Twese hamwe dufashanye, twirinde gusuzugura abakene, ko ubukene si icyaha kandi ubumwe nibwo muti wabo. Burya ngo kuvukira mu muryango ukennye si ikibazo, ikibazo ni ugupfa ukidukura iki. Iga gukora cyane, umusaruro wavuye mu maboko yawe uryoha nk'umutobe wiyengeye. Ntuzihere byose birashoboka. Ntacyo muzakora ngo ubuze abantu kuvuga. Iyo umuntu ashatse agize imyaka 30, baravuga ngo yarashaje. Yapfa afite 30 ngo yarakiri muto. Iyo akize afite imyaka 30 ngo yakize akiri muto. Ndetse yagira 30 ntacyo afite ngo ashaje akiri. None se urinde gushaka kunezeza abantu. Burya niba ushaka gufata umwanzuro mubi, baza abantu bose. Yego, wabyumvise neza. Niba imiryango ifunze, ca mu madirishya, kura igishoboka cyose. Buri umushahara wawe n'imbuto, ntabwo ari igihembo cy'ibyo wakoze. Ese umuhinzi yafata imbuto akayijugunya kugira ngo ngere ayitere ibyarindi? Kandi bijya ku investing hakiri kare biba byiza kurushaho.
kubaka isoko zitandukanye z'amafaranga biragufasha kurwanya ubukene. Umushahara wawe cyangwa se amafaranga make ubona agomba kubera fondasiyo, ntabwo ari icyerekezo cyawe, ayo ni fondasiyo. Dukurikira nta gihombo, subscribe. Yes, ubuzima kubabaza ngo bukwigishe, ntabwo tubabaza ngo butwice, kandi bukwica gahoro gahoro iyo ugerageje kubaho ubuzima butari ubu cyane rwose. Aho uri hari abahoze barazamuka, hari bazamutse barahamanukira, rero ntabwo batinze. Cyawe kirahari, kora cyane. Yes, rega nta mugabo ucura undi umuruho, oya twese turaruha. Rero sometimes abaguha imiti usanga ari nabo baguteza indwara. Yes, kuko burya ngo inka ntabwo yakagiye gukina umukino kandi umusifuzi ari umubazi. Gora wigereranya n'abandi bigutakariza umwimerere wawe. Ba wowe kora nkawe, kore cyane, kura amaboko mu mifuka. Abantu benshi bategereza cyita walking miracle, ariko ntabwo igitangaza kigenda kikwizanira, uragikorera. Kigiye gukiza abaco ntaho kijya, ariko uragiharanira. Mu myaka za 64 hari umuzungu utaga John Hanning, niwe uzwi nk'umuntu wavumbuye Victoria, ariko hari ubwoko bitaga Luo tribesmen. Ibaze ko rebo bagiye kumureba bamutwaye nk'umwami mu ngobyi, bagiye kumwereka ikiyaga cya Victoria ngakivumbu. Bisa nibisekeje, wenda ntabwo ari aho ushaka, ariko ibuka aho watangiriye, bibe intego yo gukora cyane. Ubuzima burimo Imana, burya ngo Imana ni umwuka wa oxygen, ntabwo uyibona, ntabwo ubona, ariko urakeneye kugira ngo ubeho, urabukeneye ngo ubeho. Kera data yajyaga ambwira, ntabwo ari uko buri kimwe kizagenda nk'uko wowe ugishaka mu buzima. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ugomba guteganya ko umuntu guteganya ashobora kubuza n'igihombo. Gerageza kugabanya ububihe buri mu buzima bwawe. Bikumva ko ibintu byose ari bibi bibishye, oya. Gushaka abantu bagusapotinga ni byiza kurugira inshuti imwe gusapotinga kurusha inshuti 10 zigusenya. Burya nk'urugero bashakanye bavuga ko burya ngo dating a supportive woman is everything. Gushaka cyangwa se kudatinga umukobwa cyangwa umugore usapotinga inzozi zawe ni buri kimwe. Ntukibeshye wowe ubwawe, ntiwibeshye wowe ubwawe. Ibyo nabyo biradufasha mu nzira mvabo cyane. Iruke ku nzozi zawe, wikiruka ku bandi. Abantu benshi rimwe na rimwe urubyiruko we chase people than chasing goals. Ikunde wowe ubwawe mbere ukunda abandi. Banza wowe yubake mbere kujya kubaka ibindi. Ijya kurishera ku rugo. Nimba nta byishimo bikuramo, urabikorera iki? Rimwe na rimwe usanga tugire ibigare, tujya mu kigare, tugiye twasohotse hahiye, byose ugasanga ejo turi kwicuza. Spending muri wowe ubwawe cyane cyane, wiyubake. Bijya ku buri mwanya kuba umuntu mwiza, ntabwo bituma ukundwa, oya, ahubwo bituma ukoreshwa. Ntabwo tuvuze ngo tube abantu babi, ahubwo tuvuze ko burya abantu bakunda ufite, burya abantu bakunda bitewe n'icyo ufite, batagukundira ko like looking n'ibindi. Nugire ubwoba bwo gutakaza abantu. Yes, wowe ugira ubwoba bwo kwitakaza wowe ubwawe. Burya ugerageza gushimisha abantu bose ntabwo bikunda. N'ikindi ugire move private, ugende mwibanga, kora mwibanga ibikorwa byivugira. Ntabwo ugomba gutangaza buri kimwe cyose wagezeho wowe. Umuntu ugura kugira ngo ugiye gukora iki, ahubwo mubwira ati nakoze iki. Uko waba ufite inyota kose, hari abantu utagomba gusaba amazi. Ijambo rirakomeye. Uko ufite inyota kose, hari abantu utagomba gusaba amazi. Yitondere abo usaba ubufasha, abo ukorana nabo. Shyira agaciro ku buzima bwawe, yiga ibintu bishyashya, wiyubake. Siko hari abantu bajya bagaruka mu buzima bwacu kugira ngo barebe yuko ukiri ikigori, tukiri ibigori. So rero nimba ushaka kwiruka, mbere na mbere banza wige kugenda. Yewe wabyumvise neza, inzozi zawe ni nini, ariko hari ahantu ugomba gutangira. Burya kugira icyo ukora biruta kudakora ikintu na kimwe. Tangiza gake gake, kure gake gake, biza ikintu bita consistent. Nturambirwe, guhozaho bizagenda biba binini. Mbere yo gutakaza amafaranga ku bandi bantu, banza umenye se umuryango wanjye umeze neza. Ikintu kije cyoroshye, kiza mu nzira zoroshye, ntabwo kiramba. Ikiramba ni ikintu cyiza mu nzira zitoroshye. Kandi abantu benshi bakubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima bwawe, abantu benshi bivanga mu buzima bwawe, lie them, babeshye. Kubera ko abantu iyo bamenye ukuri ku buzima bwawe, nibo batangira kugusenya, niko bashingiraho bagusenya. Ikiganiro ubuzima n'abantu, nimba wagikunze, uri subscribe, usangiza abandi. Uri nubwo ari ukuri kubabaza, ariko urakiza. Umusaruro wavuye mu maboko yawe urya nk'umutobe wiyengera. Ntuzihebe, byose birashoboka. Sinzi uburyo bimera kuvukira mu muryango ukize, ariko vuba nzabibaza abana bawe. Gusa nabakunda cyane, ugasanga urushaho kubambura bagurira. Burya kumira amagara bisaba kuruka umutima. Peace out.